kwitanaho mu rukundo binyuze mu kugira umutima wo guhuza n'uwukunda mu rukundo rwanyu. Ndabasuje kandi mbahe ikaze kuri M250 TV mu kiganiro ruganze cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe kwitanaho mu rukundo binyuze kugira ubushuti no guhuza n'uwukunda mu rukundo. Ngende Marie Pierre Uwineza, mbahaye ikaze. Ubushuti ni ishingiro ryimbitse kandi ryuzuye mu bushuti bw'urukundo. Birenze kuba buri umwe yaba ari hafi y'undi kugira ngo mugire uguhuza gushingiye ku marangamutima, ubwenge n'ibitekerezo ndetse na roho. Kwimakaza ubushuti ni inzira ikomeza isaba ubushake, guca bugufi no kwihangana, hamwe n'ubwitange nyabwo bwo gusobanukirwa no gutera inkunga umukunzi wawe. Muri iki kiganiro turarebera hamwe ibintu byinshi by'ingenzi biryoshya ubushuti bw'urukundo, kandi tunatanga ubushishozi bwo kurema ikintu cy'ingenzi mu mibanire yawe n'umukunzi wawe. Ikintu cya mbere ni ugukunda umuntu by'indani n'amarangamutima yawe yose. Ibyiyumviro by'amarangamutima bigize urufatiro rwo guhuza mu rukundo bikomeye. Harimo gusangira ibitekerezo by'imbere, ubwoba n'ibyishimo hamwe n'umukunzi wawe mu kwimakaza ubushuti bw'amarangamutima. Itoze gufungukira kuvugana n'umukunzi wawe. Sangiza umukunzi wawe ibyiyumviro byawe, inzozi n'ibibazo byawe ku mugaragaro. Shyiraho umwanya utekanye kugira ngo umukunzi wawe nawe abigenze atyo. Tega amatwi umukunzi wawe witonze kandi witondera amarangamutima ye. Emeza ibyiyumviro byanyu mwembi kandi ugaragaza impuhwe ndetse wishyire mu mwanya we. Ikintu cya kabiri ni ugukunda umuntu ukabimwereka mu buryo bufatika hifashishijwe ibice by'umubiri. Gukundana muri ubu buryo bikubiyemo ibirenze gukora imibonano mpuzabitsina. Ubushuti bw'urukundo burimo kwitanaho mu buryo bufatika bw'umubiri, bukubiyemo gukoranaho, kwitanaho no kumva kuri hafi y'umukunzi wawe. Abari mu rukundo ni ngombwa guteza imbere ibikorwa byishimisha mubiri kugira ngo bikomeze kubafasha kubaka umubano uhamye. Mwitoze gukora neza ishimisha mubiri iryo ari ryo ryose. Gukora ishimisha mubiri ku bakundana nko guhoberana, gupfumbatana cyangwa se gusomana bishimangira urukundo hagati y'abakundana. Mugerageze kumenya ibyifuzo bya buri wese. Vuga ku mugaragaro ibyo ukeneye by'umubiri, witondere ibyo umukunzi wawe akunda. Ikintu cya gatatu ni ugukunda umuntu ugashyira mu gaciro ku bw'urukundo rwanyu. Gushyira ubushuti bw'urukundo bushingiye ku bwenge bikubiyemo gukora ibiganiro bifatika, kungurana ibitekerezo no kubahana mu bushobozi bwa buri wese. Nk'abakundana ni ngombwa guteza imbere ubushuti bushingiye ku bwenge mu rukundo rwanyu. Mwateza imbere ubushuti bushingiye ku bwenge muganira ku byifuzo muhuriyeho. Mushakisha ingingo zibashimishije mwembi kandi mugire uruhare mu biganiro bikangura ibitekerezo byanyu. Wowe n'umukunzi wawe mwishishikarize gukura no gukundana mu bwenge no mu bushishozi. Mushyigikirane mu iterambere ryihariye no mu mwuga wa buri wese. Ni ngombwa kandi kwishimira ibyagezweho no guterana inkunga. Mbibutse ko ari M250 TV, iki ni ikiganiro ruganze. Turi kurebera hamwe kwitanaho mu rukundo binyuze mu kugira umutima wo guhuza n'uwukunda mu rukundo rwanyu. Ikintu cya kane ni urukundo rushingiye ku bushuti bwo mu mwuka. Ubushuti bwo mu mwuka burenze imyizerere ishingiye ku idini. Bikubiyemo guhuza imyumvire isangiwe y'intego, indangagaciro no guhuza imyumvire kurusha uko biba biri kuri buri wese. Aha wakwibaza uti ni gute nakuza ubushuti bwo mu mwuka? Mwishakemo imyizerere muhuje. Wowe n'umukunzi wawe muganire ku myizerere, indangagaciro n'ibyifuzo bya buri wese. Shakisha aho imyizerere yanyu ihurira n'ibitekerezo byanyu. Gukora ibikorwa bikuza roho n'umwuka hamwe n'umukunzi wawe, byaba ari kwitabira ibikorwa by'amadini, gutekereza cyangwa gutembera ahantu nyaburanga. Ibikorwa bihuza roho bisangiwe bishobora gushimangira ubumwe bwawe n'umukunzi wawe. Ikintu cya gatanu ni uguca bugufi no kwizerana. Guca bugufi no kwizerana ni ibintu by'ingenzi bigize ubushuti bw'urukundo. Kwifungurira umukunzi wawe no kumwizera ukoresheje ukuri kwawe ni urufunguzo rwo kubaka urukundo rutajegajega. Dore ko wateza imbere guca bugufi no kwizerana.
binyangamugayo kandi by'ukuri. Sangira iby'ukuri byawe, harimo ubwoba bwawe ndetse n'ifuhu ushobora kugirira uwo ukunda. Emerera umukunzi wawe gukora bimwe n'ibyo akora. Komeza ibyo wiyemeje. Komeza ukurikiza amasezerano wamuhaye. Kwizerwa byubaka icyizere mu gihe runaka. Ikintu cya gatandatu ni ukugirana igihe cyiza. Kugirana igihe cyiza ni ingirakamaro mu bucuti bw'urukundo. Muri iyi si ihuze cyane, gufata umwanya kuri buri wese ni uguhitamo kwiza mu gushimangira urukundo rwawe n'umukunzi wawe. Nguko uko washyira imbere igihe cyiza n'umukunzi wawe. Icya mbere, shyiramo imihango ijyanye n'urukundo. Shyiraho gahunda cyangwa imihango yihariye kuri mwembi. Bishobora kuba umunsi w'icyumweru cyangwa ikawa ya mu gitondo hamwe n'umukunzi wawe mwembi. Ikintu cya kabiri, mugabanye ibirangaza. Mu gihe mumaranye umwanya, gabanya ibirangaza nka telefone cyangwa akazi. Buhari rwose kandi ufite ubushake. Tugana ku musozo, kwimakaza ubucuti ni urugendo rukomeye ndetse rusaba imbaraga, itumanaho n'ubushake nyabwo bwo kumva no guhuza n'umukunzi wawe. Mu gukurikiza ibipimo bitandukanye by'ubucuti, amarangamutima, umubiri, ubwenge ndetse n'iby'umwuka, ni ngombwa kwimakaza uburinganire n'ubwuzuzanye mu mibanire yanyu. Wibuke ko kugirana ubucuti ari ikintu gikomeye kandi kigenda gihinduka mu buryo bwanyu, kandi igishoro ushoramo kwita ku mubano wanyu bituma urukundo rukomeza gukura kandi rukaganza. Iyi ni M250 TV, iki ni ikiganiro Ruganze. Twareberaga hamwe kwitanaho mu rukundo binyuze kugira umutima wo guhuza n'uwo ukunda mu rukundo rwanyu. Niba wakunda iki kiganiro, kora like. Kora kandi subscribe niba utarayikora, kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Njye ndi Marie Pierre Uwineza, ndabashimiye.